weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. Dizzy moon, Dizzy moon, Dori mundu ngozira urwunge. Dizzy moon, zikizobe cy'imitima kandi zikisesa umubiri wose. Ngize impundu naje mbazaniye, baranyizihiye nyamibwa zanjye. Ngize impundu naje mbazaniye, mbahaye umugisha mbambariye impumbya. Ngize impundu naje mbazaniye. Zaje zituruka imihari yose. Ngize impundu naje mbazaniye. Izababyeyi b'impande zombi n'iz'abavandimwe b'abatashya. Ngize impundu naje usumba ijuru n'abari mu isi no mu ijuru bose baraguhimbaza. Amen. Tuma tugushimiye rero muri kino gitaramo kubera ko ari wowe wagiteguye. Uyu munsi rero urashyitse, ni iyi saha wari warabonye, n'uyu munota wari wabonye. Tugushimiye inkuru nziza iri muri uru rugo, tugushimiye ibintu byose ugiye kuhakorera, ubwo abashyitsi bahashyitse bakaba bicaye mu byicaro neza baguwe neza. Turagira ngo tukurarikire nawe kuba muri iki gitaramo, wicarane natwe uyobore ibigiye kuhakorerwa, abanyamisango bayobore, uyobore byose bikorwa kuva mu iri tangira ndetse umusozo wa byose ujye kuba ari wowe uyoboye. Kuko hari ibintu byinshi, hari n'ibinyobwa n'ibiribwa, ibintu byose biraha turabisengeye ngo imbaraga z'umubi zihezwe kuri byo, kugira ngo imbaraga z'Imana ziba arizo ziyobora ibigiye gukorerwa aha byose. Umusozo tuze kugushimira ibyo wahakoreye, turizera kuri kumwe natwe kuyobora byose. Dusabye Imana tunyuje mu izina rya Yesu, amen. Elizeri, twagize umugisha rero kugira igitaramo nk'uko Imana yatugize abaganwa muri uyu muryango. Iduha umugisha, igitaramo cyiza cy'umuganura. Tubonye uje tugana kandi turishima ko twari turi hano, utubwiye ko uje uvunyisha, tubwira kandi ko uje. Yego, tugize umugisha, dusanze uri imfura izi kuganira neza. Igitaramo nimba nawe uri kumwe nabo, kuko abahande twari dutegereje ba saa saba, uraza kutubwira. Yegera hafi, yegera hafi urebe ko iyi ngingo uyishobora, urebe kaza gucurika inyota, hanyuma baze kugukuriraho urupfuko, hanyuma tuze kubana muri iki gitaramo twakwakiriye. Ntacyo buriya kugira ngo twese tuba mu itorero rimwe. Nibegereze hano hafi muhe iyi nyengo, sibaza ngo iyi nyengo imeze nk'iy'iwacu nk'iy'iwanyu. Uravuga ati ariko ibyo ari byo byose natwe tuzi kwenga nk'amwe. Ndagira ngo rero uze kunyemerera dusakuze. Ndakiguhaye ngansakuza. Sako Burimbwiye ko ngusomera, ngenda kunywera. Akoze cyane. Mbese waba wumvisha imeze nk'iy'iwanyu cyangwa iy'iwacu irayingayinga iy'iwanyu ku mutima, kugira ngo ucurike icyaka. Ariko nabuze ngira ngo ari nyura
itama, ndagira ngo rero baze kukwegera bakomere bashaka kandi kaza kukunyura, aza kuba tubana muri iki gitaramo wacu Kabugi. urakoze cyane. Urakoze. Ngira ngo rero Manuel twari tugufite nk'umutaramyi hano iwacu, ndetse cyane cyane ko twari tukuzi ko usanzwe utanga ikiganiro kijyanye n'ibijyanye n'imiganura. Ngira ngo ibitaramo nk'ibi ngibi iwanyu sinzi nimba mujya mubigira mu muryango w'iwanyu. Waje rero ntiwatubwira n'inkomoko y'uwo muryango, tuguhaye rugari kugira ngo tubwire abo waje uyoboye, tubwire twegeze tuvuga ngo waje dusanga ntiwanadusuhuza ngo tukuramutse. Ibyo byose rero turabikubabariye, tuguhaye rugari rw'ibiganiro ngaho tuganirije uganisha muri uwo mucyo. urakoze cyane. Kwiga mu ishuri batwigishije icyo bita management. Icyo mfite igihe nonaha ndakimanaginga kandi kiraza kuba gihwana nuko nawe watekereza. Ntacyo umuryango wakikubabariye, iyo tutakubabariye ntituba tuguhaye rugari rw'ibiganiro ngo tuganirire. urakoze cyane. Urakagira Imana. Hanyuma igihe tuvugana n'uri mu benshi Manuel, nkaba intore mu muryango wa Ndashimye Ezekiel. Ni mw'ubwo buryo ubonye nza nkugana ndi kumwe n'isibo ngari irimo ibyiciro byose. Uyu munsi ni umunsi w'umuganura, kandi ndahamya ndashidikanya ko abanyarwanda twese tubizi. Urumva ko ni n'inshuti, ntacyo wamuhisha. Ni mw'ubwo buryo rero data yambwiye ngo nugera mu muryango wa Bwanakweli urasanga bari mu gitaramo, ariko umumbwirire ko muzirikana ku mutima kandi ko urukundo namukundaga nkimukunda. Ni mw'ubwo buryo data yaranyohereje kandi yampaye akabindi abasore baje bakikoreye, ndetse ampa n'abahereza, arambwira ngo nugera muri icyo gitaramo nawe ubashire cyanyu gikomeze kwizihirwa. Kandi ambwira ko kubatwerera atari uko abarusha amaboko, ahubwo ni uko muri abanyabyinshi. Kandi banza umuntu ujye wabona kumpereza. Uraho urugora rw'abakobwa barakumpaye rero, genda mwa kiriya cyicaro cy'iwacu, wigire hariya kudutwerera si ukutugaya amaboko. Uriya mwana asa ni kuriya mwamwigishije? oya, muramuduhaye mu muryango kugira ngo azane impagarara? oya, usanze twari dutuje. kandi uvuze ko tuguhaye umuntu, ntago umuntu tuguhaye ni umuhereza, kandi iyo umuntu arangije guhereza asubira mu byicaro yarakuyemo ibyo ajya guhereza. Mwana ko numva utangiye kwisubira se? Ntago njye naguhaye umuntu, ko numva utangiye kwisubira ukaba ushatse naguhaye umuhereza, kandi umuhereza arahereza agasubira aho yaravuye. naba nitwaye nabi muri iki gitaramo kugira ngo ubashe kunyaga? Ntago nkunyaze kuko sinari nigeze nguha. Kandi umva, kandi Manuel rwose banza utekereze neza. Numvishe uvuga ko uri gusezera bagushakire garuka. Umuntu wari umutuzaniye we twamubonye rwose, ntago nabeshya muri iki gitaramo. Kandi nawe usanzwe nkuzi nk'imfura, ntago wagira indimi ebyiri, nzi kugira ururimi rumwe. Ahubwo uhumure, ntago wamutanze mu banzi, ahubwo wamutanze mu muryango. hari igihe
umuntu bamuhageranya akaza kwemera n'ibitazemereka. Ijambo navuze ndihagararaho, naguhaye umuhereza nk'uko data ntacyo twamwakiriye mu muryango natwe tukoma amashyi ajye guhereza n'abandi, kuko si we yahereza gusa, dufite n'abandi ari buhereza. Ahubwo utantindije waretse agahereza n'abandi. ndumva Manuel yaje gutegeka ni iwacu mu muryango. Ndagira ngo rero niyo mpamvu ubonye mvuga ngo data nawe arategereje ko busubire kumubwira. reka twisabire umuryango dusanganye, reka twisabire umuryango. Yari muri uyu muryango ugana kweri, kandi ahasanga igitaramo, ambwira ko muri icyo gitaramo munyemereye mwaza kunshyira ku rutonde nanjye nkabaganirira. Unyemereye rero ko mumpaye rugari rw'ibiganiro, ngira ngo wamuhereza w'iwacu anyegere hano hafi, hanyuma mbashimire ko munyemereye ko tuganira kandi tutaganirira ku magambo gusa. Bazana tukwakire. Iyi turayita rubanza ki n'ishimo cyo mu gitaramo, kubera ko twaguhaye umwanya. Iyo ngiyo nabanje gushima mbere, iyo ninyemerera wadutwerereye, nabatwerereye. reka tujye tukwibutsa mushimira intwerera uzi kuganira neza. Ndagira ngo babahereza b'iwacu begere hafi, begere hafi. Hanyuma nari ntangiye kumva uyivugiraho byinshi. Hari igihe waba uje gusaba imfizi ugasanga twayitanze, cyangwa se ukaba uje gusaba igisigati tukabona udakwiye umwanya w'ijambo. Niyo mpamvu rero ngira ngo wowe nyir'ugutura ubuki, hanyuma uze kubusogongera. Ninza kubona ntacyo bugutwaye, turaza gusubira kuri ya ngingo wagomeje uvuga kare, ati iwacu natwe tugira ibitaramo, kandi twamenye ko n'iwanyu ufite igitaramo. Hanyuma rero baba bari hafi se, bari waba ubazi? bamajyanjara abo ngabo ntabwo mbazi. Naho bamatarika se? Bamatarika abo ngabo ntabwo nzi. Nabo ntubazi? Ari Kiniga amazi ntumuzi, Majyanjari ntumuzi, Matarika ntumuzi. Bwira benzi b'iwanyu batwegere hano hafi, nibatwegere hano hafi. Hanyuma ubuki bashimiye nyegera hano hafi ahangaha ivuze ngo iki? Bishe banza atari nge, banza ntazi kuvuga ariko ntazi kumva. Abandi baze kuba banyumvira, ariko numvisha isa nk'iyitsembura. Ndibaza ndavuga ati ibi bintu baba badutuye bubuki, ahari birashoboka ko bari bahise ko banampereza, ariko ntacyo. Ngaho udusogongerere tubanze turebe ko ntacyo buza kugutwara ubuki muri uyu muryango nze kunyagwa. Kandi uyu muryango uyu munsi ni wari uramukije kwakira abashyitsi. Reka noneho ubuki nanjye sogongere numve ko bukwiye ijambo. Ninza gusanga bukwiye ijambo, ndaza kuguha rugari rw'ibiganiro. Nisanga bukwiye igisigati nanone ndakubwira wongere uhindure urutoki, kuko watubwiye ko turusha inyengo. Urakoze. Ariko rero unyemerere mpereze abajya babusogongera iwacu. Ukuri urafuka ubuki maze inyota. Manuel, wamenye intore y'umuryango
urakagira imana. Mu minsi yashize twari dutaramye n'ubundi nk'uko dutuye tugira ibitaramo, turimo tunishimira intsinzi y'umukuru w'igihugu, turimo tureba n'amabirote y'abana, tureba uko umuryango uhagaze, turebamo n'abafite ibibazo. Muri icyo gitaramo rero twari dutaramyemo, igitaramo kimaze kwinikiza niho twabonye harimo umwe mu muryango asaba umwanya w'ijambo, kuko mu muryango wacu tudaheza, tumwemerera ko nawe akwiye gutanga igitekerezo. Atugezaho igitekerezo rero atubwira ngo murabona imyaka ngize, numva mumbaye hafi nk'umuryango mukamfasha, mwantega amatwi. Tumutega amatwi, atubwira ko yifuza kuba umugabo nawe akagira urugo. Tucyumvise nk'umuryango cyari kije kidutunguye, ariko biba ngombwa ko tugitega amatwi tukigaho. Atubwira ko rero mu muryango wa Bwanakweli Eliyezeri yahabonye umukobwa, kandi ngo yumva anyuze umutima we. Akimara kubitubwira niho kumvise Manwe, numvishe uzi kuganira neza ariko si ukuguca mu ijambo. Uwo musore ugukomoka urukiryi aratinyuka, avuga bakuru. Nanjye uyu munsi mbere y'uko bihererwa uburenganzira nabanje guteranya umuryango ungana gutya, aratinyuka avuga Bwanakweli. Nta wundi uri kumuvuga usibye njyewe. Njyewe twe turi mu muryango iwacu, dufite uko tuganira by'umuryango, by'umwihariko ubunyakirire Kibumbiro, unyakirire n'izi mashini nyarwanda zitunganya Reka ubwacu. tubikora uko bisanzwe bikorwa, kuko uyu ni umunsi wacu. Hanyuma iki ni igicuba baduhaye, nako ni ikidahiro Kibumbiro zizajya zinyweramo. Manwere gera hino turyoshye umunsi. Yego. Manwere ndabona aje azanye n'isibo, ariko nanone umutware ugahura n'abantu bakakubwira ngo siga umutware n'ibyo wari witwaje byose, urumva waba ukoze ikintu kizima. Manweri rero ngira ngo nibagushimire, kuko utangira wavuze ko umusore wawe ashobora u Rwanda rutewe, ashobora kurwimana. Hanyuma kandi ko ari umusore wacu ishuri akagira aho ayijyana. Aba basirikare be nari kugira ngo ndebe ko bazashobora kurinda umukobwa wacu uje udusaba. Rero umuryango mwiza, nimushimire uyu muryango, kuko umukobwa wacu bazashobora kumucungira umutekano. Ntabwo bazababwira ngo bashyire intwaro hasi ngo babyemere. Ndagira ngo rero urasabira nde hati? Tuyizere. Tuyizere. Ngamubwira atera intambwe azasanga. Tuyizere. Batera intambwe. Uraho neza? Warakoze neza kutuzanira umukwe. Umuryango ni mu mushimire. Mushimire uyu byungura inama. Reka dusuze. Ese Manwe? Yego ndakumva. Ezekiya nari sanzwe muzi, kuki watumye murushya bingana gutyo? Ezekiya nari nzi n'ikibazo afite. Umuryango mwiza, ni mwishimire umukwe tubonye. Kimenye umukwe ukwiye. Yego.
burakagira imana umukwe twamubonye Manuel ndagira ngo baze kumumenyera ikimukwiye hano mu muryango kandi tukubwire ko habonye ikibanza urakoze cyane umuryango ni bongera bagushimira rero tukwakiriye Sharaberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori niyo wazenguruka ukajya ku isi hose naho wasangiye inyambo y'ikeza Sharaberewe dore umugeni mwiza tumusanganira Sharaberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori Usamata jamatera gahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni ibyo twanyweye ibyo twariye byose baraza kubitwara twaganiye ikiganiro kinini rero gikomeye turavuga ati kugutanga ni ukwikura ingobyi imugongo ariko n'abariya tuzi ko ari ababyeyi nabo bahetse hanyuma batubwira ko bagusabira ari Ezekiya hanyuma se uremera gusiga uyu muryango hindukira urebe uyu muryango nyoko wanyu ari ba so wanyu ari bakuru bawe uremera kubasiga kugira ngo ujye usange Ezekiya waje akudusaba wasezeye kugira ngo rero kandi niko bigenda umukobwa ni nyampinga agomba kujya kubaka urugo kandi uhumure tuzajya tugusura banyakubanyi nabo niko byagenze na banyagusenge niko byagenze uhumure tuzajya tugusura Manuel rero ndagira ngo wegere hino ushyikirize Raheli waje udusaba impamvu ya bya biganiro byose uyu mwana n'uwo mu kuboko kw'ibumoso kwa Eliyezeri kumuguha twagira ngo turebe ko ushobora kuzamurwanira ukamufata neza ariko nanone ndabona n'abo twagushyingiye ubwashize bafashwe neza turamuguhaye rero turamuguhaye Manuel nawe ugenda ugere kuri bwa bukire washakaga ariko nyemere muguhe ari mu mujishi kuko n'ubundi nzagomeza guhekere kuko ndi umubyeyi murakoze umuryango mwiza ndahamya ndashidikanya ko uyu ari we numva mwamwakira mu muryango mugatanga iyabukura byumva ntabwo ajya kiraho guhisha si ibanga aragukunda niba utanabizi bimenye ntuzigere umubabaza kuko ni wowe wenyine uwo munsi umenye nzanarira ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu nkwambika impeta nuko njya mbirota uwo munsi andi majwi azatuza iryanjye niryo rizasigara
nijye uzavuga ijambo nyamukuru by'uwo nihebeye iyo nkuko njya mbirota. bwiza bw'Imana ze wiriweho zanze umubyeyi wamaye byinshi mama wambyaye nza kwitura iki ko wanyikundiye nkiri mutoya inkoni zamba mubyeyi we ko wamenyereje impuhwe nyinshi mama wambyaye nza kwitura iki watubaye hafi ariko ibaye ngombwa yuko dutandukana ndagusabiye nyagasana zabane nawe twabanye neza mu bihe bigoranye watubaye hafi ariko bibaye ngombwa yuko dutandukana ndagusabiye nyagasana zabane nawe urukundo rwawe ubugwaneza bwawe urukwiro n'umuhate byakuranze bizatubera urwibutso urukundo rwawe ubugwaneza bwawe urukwiro n'umuhate byakuranze bizatubera urwibutso dawe mana nyir'ubugingo muvandimwe uzamube hafi uzamube hafi usigaje amasegonda 6 urugendo atangiye amasegonda 6 urukundo rwawe ubugwaneza ibiganza reka ubuganzwa nitwa inganzwa ni mu mwanjye mu nganzo ni mu mwanjye mu nganzo nguko niyumva mu ngingo no mu bitekerezo bantu mwese muteraniye aha nimunyemere dushakabogi tuvuge ku by'imfura y'u Rwanda twagaciye neruye ntera kandi nje mfite inyota yo kubabwira ibyiza by'umuziranenge ari we niyo nabonye arahera ubupfura bwawe ubutwari bwawe ibyo byose bigakurikirwa n'amasengesho turagushimira twivuye inyuma kandi turagushimira tubikuye ku mutima Ezekiel akora mu nganzo agira ati izihirwe nakunze kandi wizirwe nashimwe nasanze uri inkoramutima Rahera mwikiriza agira ati iyo niwahumuriza umutima wanjye imbere impumuro nziza nzakubera ishema mu rwacu mama shenge Imana y'amahoro izabaho umugisha muzabyemweke hungu na kobwa amata ntakabure ku ruhimbi mu rugo rwacu amen reka nsoze ngana igicumbi kuvuga menshi siko kuyarangiza n'ejo nzagaruka dutaramane yawahawe ingabire yo kubyo umusizi asizavuze batumvise ari we iracyadukunda Donata murakoze muzanyura mugeze ibiganza tumushimire n'ubundi tuzakomeza tugukunda roho yanjye ikiganza duserukane wowe wahize bose ubona mu marembo nk'iyumanganya
niciye icyara umugabo uganje mukwe nituza mere nabumvi imvura ihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri uyu munyenga ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri inyobora utazigera izima intambwe yawe uzunsangira ubane nabo uratuje ariko wowe ntutuze uhaye ikaze na kare umuntu ntakabe wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ukwezi kwakaga inzora maze utunguka umwenyura amajwi yose numvaga muri nge araceceka numva iryawe gusa usetse mbona imikororombya ngenda mutekereza mbega yihanganiye ingendo nyinshi yagiye agenda ntarabuze itike ariko aka gasuka kazamubere umugisha azahinge nicira ingohe umbwira ko ukeneye kujya kuvuga ubutumwa mu muryango nanone twakongera tugasubukura ugashima ibyiza wabonye hano ndatekereza ko nta kibuza ko wavuga ko wabonye hano twakwishimiye wabaye inshuti yacu nziza y'akamazi ahasigaye rero tugomeze tugire ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame. ibyiza nabonye ni byinshi kandi byo gushimwa kandi ntekereza ko n'abo twari kumwe nabo bishimye ngira ngo ibi byishimo rero ureke tubisoreza ahangaha nanjye njye kubwira umubyeyi wantumye urugendo nagenze
ngira ngo kandi unyemerere nubwo ndaba ngiye kuvuga nongere nsabe kandi ejo isaa 5 kugira ngo babasabire umugisha bakomeze kujya kubaka urugo nk'uko twamwe tubivuga. Numva rero unyemereye nagushimira nshimira n'umuryango wemeye kunyakira kandi baca umugani ngo icyicaro cyiza kikurwamo n'umwana uzi ubwenge. Ngira ngo nk'uko babivuze, ngira ngo ba nyirasenge nk'uko banyemereye ejo bazamusigire kare kare bamushyikirize. Numva nagushimira ahasigaye ukadushyira imbere y'Imana, tugire n'Imana na leta y'ubumwe. Murakoze. Asubire baguhe ikiganza zo abihabwa n'Uwiteka n'ababyeyi, ariko umugore witonda umuntu akawuhabwa n'Uwiteka, kugira ngo rero nk'uko bisabye saa 5 Raheli tugiye kumusiga, uzamubona neza. Kandi nk'uko wabivuze ati uriya mitobe yose wagiye ubona nzana harimo n'umutobe w'ikizeneko cy'abazaheka Raheli. Ibyo byose turabikwemereye kuko ntacyo wasaba ngo kibure muri uyu muryango. Hanyuma kandi natwe twagushimiye igitaramo cyiza watuzaniye hano mu muryango, tugushimira umukwe mwiza watuzaniye muri uyu muryango. Turakomeza dusobeke amaboko, ndagira ngo wegere ijuru rero, hanyuma ngo udutwazo nguhe no kuri kiribiti y'umuryango iwacu kwa Eliyezeri. Hanyuma nk'uko twagomeje tuganira mu nzu y'urutaramiro, uze kunyemerera ngereza umukwe mu rugo kugira ngo abone ku gicumbi cy'umuco hakuye amaboko, kugira ngo amenye n'ikibanza hawe muri uyu muryango, kandi turusheho no gukomeza twibukiranya ku by'umunsi w'ejo. Ndagira ngo rero